David njye nasengeye abantu simzirasa sinabyi bibyubahiro banakomeye narabasengera bavuga ati ni ukuri. Yes, ni by'agacikashika komeye kuduhitamo hano kuri Gonareke Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye nitwa David, ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyora, ariko nanone ndabasuje hano se mwamherereye mwamwe mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko mbasuje karababwira ko bakunda cyane ve ku mutima, ndabakunda cyane ve ku mutima. Sinakwicana n'uyu muntu muri kubona hano kuri kamera za Gonareke Plus. No muntu twari dukumbuye hano kuri Gonareke Plus cyane ko duhora dukumbura ibyiza bikaza biza mu bindi byiza. Namwe muri beza kwa ko mwemeye kudukurikira, tugiye kumva ijambo ry'Imana hamwe n'umukozi w'Imana, umwana w'Imana. Ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Innocent Imana yagiye ikoresha imirimo n'ibitangaza mu bihe bigiye bitandukanye, abantu bagiye bahamagara ibihe bigiye bitandukanye, ndetse bagasengana nawe. Ku bantu yagiye asengana nabo ibyabo bigasubizwa, akabahanurira, akabasenya ku burwayi cyangwa se inyatsi, ku bindi bibazo byose bagiye bagira. No ku bantu bizereye mu kayi y'amasezerano, uyu munsi turi kumwe na Innocent nawe tugiye kuganira. Abantu bavuga ko Imana idakora, uyu munsi muraza kumenya ko Imana ikora. Icyo nababwira ni kimwe, wowe ntukore subscribe utarasoza iki kiganiro. Nzi neza ko nawe uri umuntu usobanutse, uri umuntu wize, uri umuntu ukunda Imana, uri umuntu umunyamasengesho. Niza ko utakurikira ahantu hari guca ibintu bitameze neza. Iyo kuri iki kiganiro ukumva wadukunze, ukumva ibiganiro dutambutse wagiye ubikunda, nibwo ukora subscribe. Kandi icyo nababwira ni kimwe, reka mbibira akabanga gatoya ku bantu bifuza gusengana n'umukozi w'Imana, ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ku bantu bafite inyatsi, ku bantu bafite uburwayi, ku bantu babona bafite icangiro mu maso yabo cyangwa se ibyabo byaranze gusobanuka. Tuza gusigaho nimero y'umukozi w'Imana ikiganiro gisoje. Ku bantu bampamagara njyewe David bakampamagara ngo mpeza nimero y'umukozi w'Imana, yego nibyo, ariko nanone iyo kuri iki kiganiro kagisoza ukumva nimero y'umukozi w'Imana, aba ari ibintu byiza ku muntu wumva afite icangiro cyangwa se afite ibintu bidashaka gusobanuka neza cyangwa se bidasobanutse neza. Icyo nakurarikira ni kimwe, nuko wasoza ikiganiro cyose wakunda ikiganiro ukakora subscribe, ukagisharinga n'inshuti zawe cyangwa se n'abandi bantu wifuriza ibyiza. Ariko nanone ikingenzi ugafata nimero y'umukozi w'Imana mugasengana, kuko n'ubundi ntago wadukurikira ufite ibibazo bikuremereye mu mutwe cyangwa se ufite ibibazo bitoroshye ku buzima bwawe, cyane cyane ko muri iyi si nta muhwe iyi si idufitiye. Navuze amagambo menshi, reka nakira umukozi w'Imana hano kuri Gonareke Plus. Nabatindeye cyane. Innocent ndakwakiriye. Yego murakoze kunyakira, Imana wamugisha. Navuze ibintu byinshi ariko mu myihanganire nanjye nimva mutima zanjye, cyane cyane nakiriye umuntu nizeye, umuntu nkunda, umuntu urimo Imana. Ni gutya mwakira. Yego bashaka ngo ntanga amakuru yose, details zose ku muntu wifuza gusengana nawe. Hanyuma ndakwakire nk'uko bisanzwe bimenyerewe, nk'umuntu uburyo usenga. Dutangiza ikiganiro cyacu n'isengesho. Yego reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, la tosilabo nemanda la hote sale binanda la shaidimna la tisalabo nemanda la hai oles elavon trede ki ashandele mandala hai domikita sala binahanda loasi etala sile bo shain hai lo trede ki ashando min hai lo saido pe etasi lo vi enema lo kita silante de kuwa janim nahai lo si enemanda la baudo sai. Amen. Amen. Innocent umeze ute? Bo meze neza ndashima Imana. Ngiye kwikaze nakariba hano kuri Gonareke Plus, ariko by'umwihariko nari ngukumbuye. Bo nanjye nemba kumbuye Imana yagwa icyubahiro. Twe turi muri minsi yo gusenga y'ibihe, ariko dushimye Imana ko twabisoje, nabo twe turi kumwe. Tubishimiye Imana cyane, byari ibihe byiza cyane. Nge nashatse umunsi nzagufatisha utari mu bihe turebe kuntu bumeze, ariko byarananiye. Ibihe ubundi ibihe byose uko iyo umuntu ari gusenga
ari mu bihe uretse intege za mubiri umuntu agira ariko zamwuka the same time ni igihe kimwe baba bameze kimwe yego ubwo rero Innocent uri mu bihe na Innocent ubu ngubu uri gupanga ibindi biko ibyo mfite nabisoje samedi last week ariko ndi gupanga ibindi the coming week kwa mbere ko ndi kureba ko wenda nazongera gufatamo ibindi bihe byo gusenga Imana yego rero Innocent ni wa wundi nyine umwe mu buryo bwose usenga kandi ukomeje gusenga Innocent kubona iyi si dufite impuhwe isi yo nitazi tugirira Imana yidufitiye impuhwe oya mvuze isi ntago mvuze Imana isi yo ntamwe z'Imana zo zihoraho igihe cyose haba ku mukristo no ku munyabyaha impuhwe z'Imana zihoraho yego isi nta mpuhwe ifite nta gahunda ifite iryo jambo ndi kurikona nkaribwira abantu turi gutangana ikiganiro kwabwira ati iyi si nta mpuhwe dufitiye uko byagenda kose ugomba gukinira Imana uko byagenda kose buriya uko byagenda kose aho waba uri hose n'ibya umuntu yaba ari gukora yisha abantu batabona agomba harahagira akavuga ati Mana ndengera izamwakiye byamubanye ibibazo harahagira akavuga ngo Mana mbabarira mba hafi ndenge ndabona bincanze ndabona nutantabara ndabona ndapfa rero ibyo umuntu yakwikora byose ibyo umuntu yakwijandikamo byose iyi Mana dutesha agaciro iyi Mana abantu bari gutesha agaciro bazayikenera umuntu ashobora kuhita yibaza ati se nkawe nk'umuhanuzi uhanurira abandi ugasana imitima y'abantu ukabwiriza abantu ubutumwa bwiza abantu bafite ibibazo bakaguhamagara na n'ubu nzi ko abantu bagenda baguhamagara bitewe n'imirimo Imana igenda gukoresha nawe ujye ugira ubwoba bw'ibihe nkatwe twe tutarabahanuzi Yesu araho yageze amaze kuzamuka umusozi ari gusenga n'abigishwa Petero na Yohana Yakobo ngo maze Yesu arasenga akumubiri karaza kuko yambaye umubiri aravuga ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge ariko arasenga ngo yumva marayika w'Umwami Imana araza musubizamo iki mimbaraga haraho bigira nkavuga ati Imana rero nutamba hafi birankomerana birandangirana ariko nkasenga Imana nasenga Imana nkumva ijwi rivuganye nanjye humura ndi kumwe nawe niba ari ikintu kiryoshye nugusenga Imana wagira mu bibazo bikomeye ukumva ijwi rikubwiye ngo humura kandi ryojwe riruta andi majwi yose none nka wowe ngereka nikore mu kugira ibintera ubwoba ni byinshi arigende ejo nkumva ngize ubwoba uwo ni iki kintu kigutera nk'ubwo kumva kiguteye nk'ubwoba cyane muri iyi si cyane cyane abantu babahanuzi abantu bakunda gusenga Imana abantu bizera Imana baba bafite ibindi byiringiro by'abana b'abantu twebwe twibereye munsi tutabona dukoresha amaso y'umubiri ngiye gishobora kuntera ubwoba ariko nyuma nkanagaruka singira ubwoba iherezo ryanjye uko rizaba rimeze ku muntu usenga iherezo ryanjye buriya hari abantu benshi basenze bakoze ibiterane bagize gute ariko amaherezo yabo akaba mabi niyo ndi gusenga buriya ngiye byisi nzi ko Imana ibitanga rwose pira bitanga ariko iherezo ryanjye nta muntu urizi uretse Imana irizi rero iyo nditekereje ngira ubwoba ariko mu kanya nkongera nkagaruka avuga ngo kuko Uwiteka ari byose ari we baramusaba imbaraga njye namuga ati ngo no ku munsi wanjye wa nyuma nsigaje iherezo ryawe rigutera ubwoba rintera ubwoba no ku munsi wa nyuma nsigaje ndavuga ngo Mana uzambabarire kuko ibi ngibi bimeze nk'uko mwarimu ashobora gusohoka ari muri classe abanyeshuri bacaracara ariko yasohoka gato hari abahita bajya kwihagarika hari igihe mbibara abandi bagasakuza hari igihe mbibara rero nk'uko umuntu yaba birimo neza bari kumwe na mushumba bose yatirimuka gakeya bakagira ngo mwarimu ntawe uhari kandi ahari urumva yaje gukingura urujya agasanga induru bayikubise rero bimeze nk'umuntu usenga umara igihe kinini asenga ariko umunsi umwe akaba akoze ikosa rimwe iryo kosa rikazamujyana Gihonoma agahita nyine ibyo yakoreye byose n'ibihe yafashe mbese wowe iyo wica ugatekereza ku herezo ryawe umva nditindaho gira ubwoba nibaza uburyo bizarangira nditindaho kavuga ngo Mana kuko wambwiye ubugingo ukambwira iherezo ryiza iby'Imana birakorerwa David buriya nikubwira ngo ni iherezo ryiza ntago ari cyo gihe umuntu abagize cyo kugenda akaryama agakora ibyo ngo n'amaso y'Imana ngo ubundi yarabyemeye iherezo ryanjye ni ryiza ariko nanone kugeza finally y'ubuzima bw'umuntu ni ugusenga Imana ukazingira muri ya finali yawe Imana mukibanye neza yego nge rero bintera haraho bigira nkagira ubwoba ariko ubundi nanone nkanasenga cyane nkavuga ngo byanga bikunda Uwiteka niwe mungere wanjye ngewe rero iyo nkubaje nk'iki kibazo mbashaka ngo n'umuntu dukurikiye agira isomo akuramo sinzi niba ubyumva neza yes dukurikira ikiganiro ariko nanone
kidufashe kubaho muri iyi isi twamaze kubona ko nta mabazi igize ute ifite idufitiye. David rero kuba wagira audience y'abantu benshi bakureba ukagira abantu benshi wenda bagukurikirana ibiganiro, hari byo twagiye dukorana 30,000 40,000 reka twivana aho ngaho, kuba mbonye yakuruza arena, kuba wajya ku biganiro bakabireba bikigakubita 100,000 kigakubita 70 ingahe, ntago ari igisobanuro cy'ijuru, ntago ari cyo gisobanuro cy'ijuru pe rwose, kuko byanga bikunda na Satani baramureba, sibyo nibibi umuntu ashobora gukora bibi byiza ariko akakora byiza ariko wari mubi. Wagize nk'abadukurikira gutya, abagukurikira wambaye gutya uri kuvuga ijambo ry'Imana, nibo bagukurikira wambaye ubusa kuva ati murebe ukuntu nambaye. Exactly, hari abantu bakurikira, hari abantu bavuga ngo oya ntago umubare wazungana, hari abavuga ngo mbega Satani umubi we, ati mbese bigenze gutya, ese we, ariko nkubwiza ukuri uyu mugabo bita Eliya ngo yagiye kuvuga Imana, ayivugira ahantu bita mu murwa witwaga Yerusalemu, ariko babwiye ati musenge dore mugeze mu bihe bibi. Abantu icyo gihe ntago bumvaga ijambo ry'Imana, ngo ariko yaragiye afata umwanda wo muri toilette, ubwo bawumvishe, yego arofata mu ntoki arawuzamura, ati yemwe bantu mutuyise nimwumve neza amagambo y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Abantu baramurangariye baragenda bumva ijambo ry'Imana. Kubera iki se? Aho igitoro kimwe nzambara isengeri ngaho waba utukishije umurimo w'Imana. Ntago nawe gutukisha umurimo w'Imana, biterwa n'uburyo intumyemo. Nambara se none se niba umuntu yarafashe umwanda abantu bakamurangarira, nshobora kuzaza nambaye isengeri ntibizagutungura kandi uzanyakire. Ukaza wambaye abantu bashobora kwita bavuga turi byanze yaguye umunyamubiri biterwa n'isengeri nzambara. Umunyamubiri azabireba gutyo, ariko umunyamwuka karata nubwo yabireba kikerebwa n'abantu benshi, umunyamubiri ibizamvamo azamenya icyo nk'uko Imana ari kuvuga. Yego hari umuntu ugiye guhamagara nkawe uhamagarwa n'abantu benshi, suba inosa nk'abantu bamaze kuguhamagara bagukuye hano kuri social media, hano kuri YouTube tuganira ibiganiro bigiye bitandukanye, si benshi. Ndamutse nkoretse telefone wavuga ngo n'umwanya wo kujya kuri toilette ntawo mbona, n'umwanya wo kurya ntawo mbona, ariko n'umwanya wo kurya ntawo nshobora kuba nabona, ariko hari uburyo nk'uko Imana ambwira ngo uyu mwitabe, uyu mwihorere itete ngo yampamagaye cyane, ahoko yitaye kuki ishaka kuri uwo muntu uwo nguwo uguhamagaye. Yego umwuka w'Imana ukagusanga ukakubwira ati uyu nguyu akeneye gufashwa. Akambwira ngo umwuka w'Imana akambwira ngo uyu akeneye gufashwa, mubwira ibi hanyuma numara kubimubwira umubwira bigenze gutya. Ngereka nkubwize ukuri sinkubeshye. Yego ubu iyi si, yego nta gihugu igihugu cyose kiri ku isi y'abazima, abantu mfite buri gihugu, abantu mfiteyo bake buri gihugu ni abantu 10 abakeya. Harya ubundi sigizwe n'ibihugu bingahe? Dufasha se wize njye yanjye ni munsi yawe. Ubutaha tuzakikomereza, ariko abantu badukurikiye baza kudufasha. Ni igihe kintu nk'umuntu waguhamagaye akakikubwira ukumvugiza ubwoba, ngo umutima ukajya gushidikanya, ngo ngisengere mbo nta kintu ushobora gushidikanyaho, kuko niba ubundi uyu Ruka yari yarize, Ruka yari umuganga, yari umuhanga, yari umuhanga mu bintu byose, mu kuvura, mu kugira gute byose yari yaraminuje mu bijyanye na living being, mu binyabuzima. Ariko kubera ko yagendanye na Yesu cyane, Luka yari umunyamashuri ubundi, umunyamashuri ukomeye cyane, ariko yagendanye n'umugabo bita Yesu. Ngo Yesu muri Yohana igice cya mbere 6:1 kugera ku 9 aho ngaho niba nibuka neza, ariko ngo Yesu ageze kuri ya mpumenyi yari maze igihe kinini cyane isabiriza ku nzira, ku marembo ryitwa ku nzira, ngo abigishwa wibuke ko bavuze ngo mbese mwigisha tubwire uriya muntu uhora asabiriza hariya ni umuvumo w'ababyeyi bakoze ibyaha Imana irabahana, cyangwa we ni ibyaha yakoze bituma bakuriya byatewe n'iki? Yesu aravuga ngo rero ari ababyeyi be nta cyaha bakoze, na Luka yarahari, ari niyo ngu nta cyaha yakoze. Yego uwo muntu Luka nawe yarahari kubireba, kandi umunyamashuri, kandi uwo muntu yarahumye, yari yarivuze biravuga ngo ibintu byose byaramushizeho. Mbone no kubwira abantu ngo ibyo waciyemo byose n'ibintu byagushizeho,
kanzurebe igisubizo kivuye ku Mana. Ngo Yesu aravuga ngo ibi ngibi byabaye kugira ngo imirimo yanjye y'uwantumye igaragarire muri uyu nguyu. Rero uwampamagaye Noseni, uwahamagaye Inosa, Imana yo mu ijuru yampamagaye. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo nicara aha ngaha, Imana inkoresha imirimo n'ibitangaza ku bantu babuze igisubizo mu buryo runaka. Ngo Yesu aravuga ngo ngomba gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Dore cyabaye, yaragiye afata utwondo aciramo amacandwe, ubundi amaso tugende mu mubiri, ibishizeho imyanda arapfa, no kwa muganga barabyoza imyanda ikavamo, sivyo? Ariko Yesu yafashe bya byondo abiciramo amacandwe, arabitobatoba, abimusiga mu maso, ngo wari impumyi agira gute? Arareba. Uyu Luka rero we arangije biramucanga. Hari ijambo rivuga ngo byayo ngo hari ibyahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa. Mu by'ukuri ntabwo ari ibyasobanuriwe abaswa, ahubwo twita abanyabwenge bo ubwabo, ubwenge bwabo, intekerezo zabo. Yesu yashaka kuzigaragaza ko zidahagije, zidashoboye, izimanirizo ziri hejuru y'ibindi byose. Ngo nuko atabya kandi akamusiga ngo arareba, ngo rukarumirwa. Amashuri ye rero ayatangira kuyahindura ubusa. No katangira gufata amashuri ye, atangira gufata amashuri ye ayahindura ubusa. Aravuga ati burya kwa Yesu n'ibyondo birakora. Niho nshobora kugusengera uri umunyacubahiro habo mu gihugu no hanze, nkagusengera nkavuga ati tuza, umva icyo Uwiteka gushakaho, umva uko Imana ivuganye nawe. Yabimubwira akavuga ati nukuri iyi Mana, iyi ni Imana ibivuze, ko si umuntu bivuze. David njye nasengeye abantu simzirasa bibyubahiro banakomeye, narabasengera bavuga ati nukuri, ahubwo si wo ni Imana turi kumwe. Kuko biravuga ngo hari bya bimwe twumva nk'abakozi b'Imana, kare bino bisanzwe byo kuvuga ngo wena ngo urwaye mu nda, ngo urwaye diabete, ngo oya, hari ibintu Imana ivuga nawe ukavuga ngo ibi ngibi. N'umugore wanjye tubana mu nzu nama mu mbyara ntiyarabizi, ariko Imana iyi ni Imana ibihishuye. Akanavuga ngo nagiye mu bapfumu ibintu babibonye, ariko Yesu arabikweretse. Uyu mugabo niwe ngomba kuyoboka. Urumva neza, uyu mugabo niwe ngomba kuyoboka, witwa Yesu Kristo. Ugeze muri abo bantu bakomeye, umva wifashe ute? Iyeze mu bantu bakomeye, icyambere biravuga ngo Mose yabwiye Imana, aravuga ngo nitutajyana ntudukuraha, ngo ikizadutandukanya n'abandi yuko twagendanye nawe ngo niki, si uko wagendana natwe. Imana ibwira Mose avuga ngo nicyo uvuze ndagikora, kuko wangireho umugisha ngakumenya mu mazina. Iyo ugiye ahantu ugiye kujyana experience ukagenda nkawe, Imana irakwihorera. Ariko iyo ugiye nk'Imana muri wowe, Imana ibana nawe. Iyo ngeye aho hantu nkaho ngareho rero, icyambere mbwira Imana kugendana nanjye, nyisaba imbabazi niba ari ikintu gishobora gutuma ntagira ibihe byiza, ibinkureho, impereza ibihe byiza, igendane nanjye, kandi byishaka ko mvuga ntakikiye ntanyuze iruhande, nibyo ndi buvuge. Kandi uko niko kuri, njye sinatinya kuvuga ikintu cyose nkuko Imana nyeretse. Icyari cyo cyose niyo cyaba kiranyica nakivuga, apfa kuba Imana ikivuze. Mbona mu rupfu. None se Imana sijya no mu rupfu? Saduraka Meshaki na Abedenego binjiye mu tanura ry'umuriro, Imana si yabasanzemo? Erega yari Imana ikubwiye, ugira confidence yuko ari Imana ikubwiye. Iyo atari Imana nyine uratinya, ariko iyo ari Imana niyo cyaba ari umuriro waka. Ubundi muri iki gihe abantu benshi bari gukoreshwa, abantu benshi bari gukoreshwa n'iki n'amarangamutima, bakavuga nyine ibijyanye nuko bashaka ko bavuga, bakavuga ibijyanye nuko abantu bashaka ko bakumva. Abandi bagasoma social media, bamara gusoma kujya kuri social media no kumva amakuru, barangiza bakavuga. Ariko siko byakagombye kuba bimeze. Umuhanuzi aragenda akajya hana kiherera, si ngombwa gukurikirana amakuru, ashobora kuyakurikirana yego no kumva radio n'indirimbo yego birumvikana, ariko umuhanuzi aba pose ahantu hamwe, agasengera igihugu, agasengera abantu muri rusange, urumva, agasaba Imana ubwenge, niki muri ibi bihe gikenewe mwami, njye imbere mbigenze gutye, mbikore gute, ntange message gute, akaba ariko bigira gute bigenda. Ngewe rero uko nahamagawe nuko mwuka w'Imana yampamagaye, nta kintu nshobora gutinya kuvuga kibaho. Kirakwica ndakubwira ngo iki kirakwica, kiragukiza nkakubwira ngo iki kiragukiza, hanyuma nkakubwira ati ibingibi birakwica bivemo, hindukira, ntitaye ngo urinde, ntitaye ngo uri hehe, ntitaye ngo who are you, icyo waburi cyo cyose, icyo wabumeze kose ndabikubwira. Kuko Imana, none se umuntu ari hejuru y'Imana? Umuntu ntago ari hejuru y'Imana. Niyo mpamvu kubera ko abantu benshi
bari gukora ibijyanye n'uko batekereza kugira ngo baze kubumva cyane kuko bari gutanga ibyo abantu bashaka kumva ariko mu by'ukuri ntabwo byakagombye kuba bimeze gutya umuntu yagombye ibyo Imana ivuze hari ibyo abantu bashaka kumva hari n'ibyo abantu badashaka kugira gute kumva uyu munsi ubwiye umunyabyaha ngo va mu byaha uzarimbuka reka ibi ngibi uzagira gute ashobora kukunyura akikomereza ariko bamuvuga ati mu minsi iri imbere ugiye kugura electros nk'itatu ugiye kubaka etage ugiye kugira company ikomeye agahita avuga ati gumisha urwo rutoki nirwo aho ngaho ugize gute urimo neza ariko Bibiliya hari kivuga mu migani I think iravuga ngo uwicisha bugufa kubaho Uwiteka ingororano n'ubukire n'icyubahiro niki n'ubugingo bivuze ngo gusenga byonyine no kubaha Imana hari ikibyihisha inyuma ibyo byose birahari hari ubukire icyubahiro n'ubugingo nzaha ngaha manuka nageze hano aha ngaha kuri portail ngiye kwinjira mu hano muri gwawe kuri studio hari ijambo ryamanutse Yobu 28:28 Bibiliya yambwiye ngo Imana irambwiye ngo ubugenda uvuge iri jambo uritangaze hanyuma ndaza kuryagura mu buryo budasanzwe ni ijambo abantu bazi ariko ngo uze kuritanga rize kwaguka rivuga ngo Yobu 28:28 ngo maze bwira umuntu iti ngo dore kubaho Uwiteka niryo ishingiro ry'ubwenge ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka bivuze ngo nimba warize uri dogiteri uko waba uri kose nawe uherereye hose urakurikirana iki kiganiro ukaba uri mu byaha unarenganya urinjije niyo waba uri dogiteri ukomeye uri mu rwego rwo hejuru rurenze aho uherereye hose uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo urinjije ukaba uri gukora ibyaho utari kubaha Imana uri gutukisha izina ry'Imana urinjije niyo waba warize amashuri angana iki ariko ukaba uri gukora ibyaha uri gutuka Imana uri gusabya Imana uri kuvuga ngo Imana ntago ishoboye kandi uzi ko ishoboye aho waba uhereye utubaha Imana urinjije Bibiliya yavuze ngo dore kubaho Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka niba ari ikintu cyambe amafaranga wabutunze yose atari mu Imana nukuri kw'Imana ntabwo wuzuye uri igicuro cagose ukeneye kugira ngo Yesu aze muri wowe aze kuzuriza kuko uri igicagate njyego rero Imana igifata amashuri y'abantu bigize abashure bize ntago tuyafobeje ntago tunasuzuguye hari ukuntu Imana igiye afata kihindura zero none se wabonyeho umudokiteri avura abandi amaso kandi nawe yambaye marinette ujye ubibona njye mbibona kwavuga nako kantu ko tutagatekerezaho noze ko tutagatekerezaho ariko aramutse asenze Yesu ashobora kuza akamubwira tumva ndi Imana igukoze ku maso ikibazo cyane kiravuga gutya giti yego inosa yego wemera abantu bavuga ko umukozi w'Imana n'abakozi b'Imana bakora imbaraga ikuzimu hari abakora uko Satani iko Imana iriho na Satani ariho kandi byanditswe bizera bitubwira yuko Satani mu kuva mu ijuru ntago yavanwemo no gusambana no gusinda yavanwe mu ijuru n'ubwibone rero Satani we Bibiliya avuga ngo wasugushishana kuko Satani yakumanukiye afite umujinya mwinshi bivuga ngo Satani nawe hari imbaraga afite kuko yamanukanye n'ibiri bya gatatu by'abamarayika mu ijuru baza hano ku isi Satani rero afite shares nawe afite power ariko ziri low nkeya zidakomeye ku Mana zo kujijisha ahereza abantu bisi bataye ibyiringiro afite imbaraga ajya ahereza abantu hari abantu bakoresha imyuka mibi bakoresha imyuka mibi biringira nk'uko abapfumu bakora nk'uko bagira gutete ufaka uzagakenyerereho nta muntu uzakuroga nta mpanuka uzakora uzabisasira umugabo numara kubimusasira ntazongera kukubwira nabi uzakora ibiri gucuruza hari umuhanuzi bigeze gukora muri Burera wavuze ati w'impano zino gutabura amaroza ariko uri impano zindanamukumbuye n'ukuri kw'Imana wazasubira kumusura vuba avuze ati ngiye rwose umuntu ufite ikibazo cy'amarozi nkamamagare ngo ngiye Imana yampaye ikintu cyo kureba amarozi ari rwose cyo ni ikintu cyanjye niko yambwiye ikintu nicyo gutabura amarozi amarozi ari rero David ntabwo Imana ikoresha umuntu mu gihe kimwe gusa Imana imumugisha ariko nakiza ko Imana idakoresha umuntu mu gihe kimwe gusa ahako Imana ikoresha umuntu mu bihe byose mu gihe bitewe naho ishaka kumutuma uyu munsi ishobora kuntuma muri gereza genda ubwirize ejo ikambwira ngo genda ujye hariya ahantu ubohore kuko baraziritse baraboshye bameze nabi imyuka mibi kuko ibyo byose mwuka Imana arabinkoresha genda ujye hariya gutya na gutya sibyo ejo ikambwira ngo jya ku musozi uharare uri gusenga Imana
uri gusenga numara ndakuganiriza ndakubwira abantu usengera naho baherereye ubabwire wenda bakore gutya bagire gutya urumva rero ngewe ntago nashobora kuvuga ngo iyi ngiyi ngo niyo mpano yanjye ngo ndizeye ngo impano ndamutse mvuze ngo impano ngiyi ni yanjye erega David kuba mu rugo wajya mu rugo bakakubwira ngo genda ujye kuvoma ukazana amazi wamara kuyatura bakakubwira ati genda uje kuri banki uzana amafaranga wamara kuyazana genda ujye mu isoko guhaha wamara kuvayo kuzana imineke bagahita bavuga ati genda uzana abashyitsi bagaze ku muhanda ntago bivuze ko ari wo mukozi wo mu rugo wa byose ntago ari igisobanuro cy'uko ari icya byose ushinzwe gukora ibya byose kandi no mu rugo hari abandi bana birashaka ko uyu mwanya hari ibintu uri gukoreshwa byose sibyo ariko sibyo byawe hari cyawe ukora sibyo yewe yarambye ati amarozi rwose tumuntu baroza amarozi amamagare none se Imana amamagare iyi ni nimero yanjye ndabyumva Imana y'amarozi uzamusore n'ukuri Imana y'amarozi umuntu arwaye nyine ari amarozi sibyo undi muntu akavuga ati mfite intimba ntago nishimye umutima wanjye urababaye Satani iri kunyaga ibyishimo umugezeho yakwirukana icyo Imana ishaka ko nkora nicyo nzakora cyaba kimwe cyaba icumi ngewe njya gutangira umurimo abantu baciye intege bambwiye ati David gukora umurimo w'Imana ntuzabona abantu bagukurikira urabizi ibibazo nagiye mpura nabyo naho twatamukizaga umurimo w'Imana Satani arahafukira hagarika ariko ngewe shima Imana ko yansigaje sibyo ambwiye ati ntibizagenda gutya ujye ugira ifuha ry'umurimo w'Imana ngira ifuha ry'umurimo w'Imana kubi cyane mu buryo bukomeye mu buryo bunaremereye kubera ko uko byagenda kose iyo umuntu atarwanye n'icyo uyu mugabo bita ntuze yararize arira cyane Yerusalemu ukuntu hari kurimbuka ararira aravuga ngo birababaje kugira ngo abantu bahawe agahenge bahawe ibyiza bari bakenewe basuzugura Imana ararira ngo nongera kubaka Yerusalemu kayigarukaho nzakomeza kugushima ngo nongera kugira gutya rero natwe njye n'ukuri kw'Imana iyo mbonye umuntu ari gukora nk'ibintu bibi cyane pe nkibaza nkavuga koko nk'ubu ngubu David urugero ejo mfite ikiraka urama ku mafaranga kwa ejo wigeze akazi nta kibazo ndayaguha umwe ku mafaranga ariko akantu k'umukirisitu ikintu kiranga umukirisitu cyane nta kibazo ndayaguha ariko ikintu kiranga umukirisitu yego naragiye maze kunywa essence urumva ndagenda mfata amazi ngura nabo twari turi kumwe urumva ndangije nta nubwo ari make nafashe namaze atari makeya ndangije ndagenda nishura essence maze kwishyura essence amazi ndibagirwa ndigendera uwo muntu ntabwo nzi urumva habe namba tunawe ntiyamenya ariko navuye Musanze njye Kigali ndicara ndavuga ngo hari umuntu nsigaranye amafaranga Imana imfashe ntabe yaraka yageze gute ndagaruka natashe bwije ariko ndavuga ngo umutima arakomeza avuga ngo wibuke kugenda wishyura utangara amafaranga urumva umutima w'Imana umuntu w'Imana akunda agira umutima ugenda umuganiriza ubu tuva mu kiganiro byose tubisoje ndagenda mwishyura namubwiye ngo umbabarire ko nakuremereje umvishe umukristo akabatanabyibuka ariko azabyibuka ko kubera ko byanga ko yabyibuka kuko ntago wenda yamenya urumva kuko twe tunywesha ahantu hatandukanye yego ndamubwira ati rero ngiye mbabarire narakuremereje naribagiwe ndagarutse rero ihangane umbabarire wararakaye yego birumvikana ko wari ukwiye kurakara ariko ndaje ucururuke umutima wawe ushire hamwe utuze rwose umbabarire ibyo biba bibaye kandi umutima wawe urishima aravuga ati nukuri abantu b'Imana baracyariho ntabwo rero twewe ari kugira ngo tuvuge Imana gusa ngo ku munwa ngo umuntu avuge ngo kubera ko twiyorobotse oya ibikorwa bigaragaza ko umuntu ari umuntu w'Imana si ngombwa kuvuga ngo kubera ko nambaye amakoti n'amakositimu umushumba yaje yego kanitwara gutyo oya nowe afite
afite icyubahiro cy'amavara bambaye gutya na gutya n'ahandi imbere haragiye gutya ariko ntabwo aricyo kivuze ko umuntu kari umushumba cyangwa afite imana muri we ayifite oya imana muri wowe uko witwara muri rubanda sibyo uko uca bugufi ugasaba n'imbabazi ukagira gute nibyo bavuga ngo byanga bikunda iyo umuntu afite inyenyeri iri kwaka imuyobora afite mwuka w'Imana amuyobora kandi mwuka w'Imana twemeza ko twakoze ibyaha cyangwa se akatubwira ngo tugomba kongera ibihe byo gusenga niba mwuka w'Imana atakubwira ngo ugomba kwiyiriza niba atakubwira ko ugomba gusenga mwuka w'Imana yarigendeye ahubwo wongera uhamagare mwuka w'Imana yongereza ku buzima bwawe niba ushobora kuba uryama udasenze ukarya ibiryo uzi ko hari video Imana yanyeretse naje kugira ishirirwa ngiye kubona mbona ikirere kirakingutse mwuka w'Imana yambwiye ngo reka nkwereke agiye kunyereka anyereka abantu kuntu bameze no kuntu bagaza abakristo inyereka no kumukristo yakagombye kwitwara iyo umukristo umwe agize wenda gutya agateshuka gatoya akagwa akagira intege nke yamaze kugwa haza abadayimoni iyo umukristo ahagaze hari abamarika baba mugose ariko iyo umukristo yasengaga akagwa uko haza abadayimoni bikubye kubari bahari bamurwanya iyo umuntu asenga hari abamarika bamugota inyuma y'abamarayika hari abadayimoni bategereje ngo barebe kari bugwe iyo aguye mwuka w'Imana akigendera haza abamarayika bakubye kabiri kuboyara haza abadayimoni bakubye kabiri kubari bamugose wabyumvishe David niyo mpamvu igihe cyose naje kubona none dore ikintu cyantangaje numva ngize ubwoba iyo umukristo ndetse n'undi muntu wese ariye adasenze nagiye kubona mbona abadayimoni bari kubiciramo bakanakoreramo umwanda bakanyamo iyo uri udasenze nabonye abadayimoni barya babiciyemo bakabinyamo nkuko Imana yambwiye ngo urukwitegereza ndakomeza ndareba ndakomeza nditegereza ngiye kubona mbona nanone kandi ibyo ngibyo bivuyeho ngiye kubona mbona uwo muntu uko yaryaga ibyo biryo agize umujinya mwinshi agize ifu ritabaho agize kutanyurwa kutabaho kubera iki ntabwo yabiriye ahubwo byahawe vitamini y'abadayimoni ari umuntu azarya neza ntanyurwe ari umuntu azagira guta akanywa neza ugasanga ni umuntu ufite ibibazo wagira ngo yikoreye isi yose kandi ari kubera iki system imwe gusa ku mukristo yatayikoze ihinduka nka Misiri ishwanyaguza ubuzima bw'ubugingo bwe nukuri uyu mukristo urya adasenze akanywa adasenze akaryama adasenze uwari we wese umuntu wese niba ari umusiramu nakore korowani ye numba ari umukatolika nakore ikimenyetso cy'umusaraba bitewe nuko yemera niba ari iki nagikore ashimira Imana kuri buri kimwe cyose icyo gihe abadayimoni barahunga ariko iyo atabikoze babinyamo bakabiciramo bakabinyaramo bihinduka nka puberi yo gushyiramo ibibi byari gutunga umubiri n'ubugingo rase uzi ko iyo turiye turushaho gushima Imana Nese reka tujye mu ijambo ry'Imana mu minota mikeya kugira ngo tugisateye ku musozi w'ikiganiro cyacu ariko inyuma harekere kakanya k'abantu benshi bagenda bakora nivuze kubabwira ariko nanone niba kugenda ukunda ikiganiro twagiye dukora ntugenda udakoze subscribe none ngeze igihe cyo kubibutsa gukora subscribe nawe wabikunze kora subscribe na sharing ku nshuti zawe ndetse ugende no hasi bandike ibitekerezo ugira ute utwandike igitekerezo tubwe duhindure iki ngiki twongere iki ngiki cyane ko dushaka ko umuryango mugari kwenya ibintu byacu Imana ikomeze kubiha umugisha inosa reka tujye mu ijambo ry'Imana Imana ihabwe icyubahiro yego ndababwira ngo ntago muri mwenyine Uwiteka ari kumwe namwe kandi Uwiteka yaranesheje Yohana 3:16 Bibiliya yavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo mwizere wese atarimbuka aho kahabwa ubugingo buhoraho iki ngiki hari impamvu Imana yatanze kado ya Yesu kugira ngo tutaza kurimbuka rero duhe agaciro k'amaraso Yesu yamennye duhe agaciro Imana yatanze ku buzima bwacu uyu munsi rero uruguca mu bintu bigoye mu bintu bidasanzwe ariko ndagira ngo mbwire ngo ikintu cyose gifite iki iherezo ryacu kuba utabyara kuba utarashaka kuba urukurira si wowe wenyine Yesu ari kumwe nawe Zaburi ya 34:18 Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse nshuti yanjye guca bugufi konyine kuzatuma suko utari umunyabyaha twese turabanyabyaha ijambo ry'Imana yambwa ngo kuko twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana ariko guca bugufiya niyo connection ya mbere ikomeye iguhuza n'Imana rero Imana niyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa Zaburi 34:18 Uwiteka aba hafi abafite imitima imenetse uwo mutima wawe utangira umenekere
ntugire umutima umeze nk'ibuye, iga guca bugufi, iga gusaba imbabazi, kuko gusaba imbabazi ntacyo bitwaye. Wa mugabo we, saba imbabazi umugore wawe, mugore saba imbabazi umugabo wawe, bana bato mwumvira ababyeyi banyu. Jambo rambwira ngo bana bato mumenye isi byose agira gute abigisha. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi inzira bereka ngo muzenda gusaza mutaragira gute mutarayivamo. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, muvandimwe, nshuti y'umusaraba, irinde kuvuga abandi nabi. Reka kumva ko ari wowe uri hejuru mu byo gusenga abandi badashoboye. Reka kumva yuko ari wowe uzwi kuruta abandi bose. Reka kumva yuko ari wowe wize kuruta abandi bose. Reka kumva ko ari wowe utunze kuruta abandi bose. Cira bugufiya abantu bose, Imana izakora ibyayo. Matayo 11:28 biravuga ngo nimuza hondi mwese abarusha n'amare mwerewe musange ndabaruhura. Uyu munsi rero hari aho waruri, hari aho byo warurimo, ariko uruhijwe n'ibigeragezo biri gutuma witwara nabi, biri gutuma uja gusambana, biri gutuma uja kwiba, biri gutuma ugambana, biri gutuma utukana, biri gutuma ubeshya. Alasi ela telamonta la bienemando sidra, biri gutuma nyine wirwanira kugira ngo usubizwe. Oya, urarushye, urindushyi, nubwo ufite amashuri menshi we, ariko biraje kuko uri umutinganyi. Urarushye pe, uri gukora yego akazi mu wakora, ariko uri umutinganyi. Rero isi iri kubona ko utarushye, ariko urarushye. Abantu iyo bakwitegereje bifuza kuba nkawe, ariko wafungura amaso yabo ntago wakwifuza kuba nkawe. Uri umutinganyi. Rero urarushye, sanga Yesu agira gute akuruhure. Imana ishimwe cyane. Waba ukora muri bank, waba ukora uri umuganga, waba uri umudogiteri mu biki, waba uri mu biki, ariko ubwo butinganyi bwawe se, ubwo busambo bwawe se, ubwo buraya bwawe se, ntabwo urushe mu mutwe. Iyo umaze kubikora se, ntuzi kuri nduru zikuvugiraho. Iyo ukoze ubwo busambanyi, ntuzi nduru zikuvugiraho. Umutima wawe se wumva wishimye, urarushe n'ukuri. Karute nubwo bakubwira ngo warahiriwe, umeze neza, ibyaremeye, ariko urindushe pe. Uyu mwanya rero niwumva iki kiganiro, ubwire Yesu akuruhure, akuvaneho iyo myanda yose, akuvaneho umutwaro wikoreye, maze utuze ube nk'abandi bose. Yeremiya 29:11 kuko nzi imigambi mbambiriye niyo kubaha amahoro atari y'ibibi. Imana ishimwe cyane. Imigambi Imana ihambiriye cyangwa se ifite niyo kuduha amahoro atari ibibi. Ariko nanone ibi byacu, ibi ngibi Imana ishaka kuduha ntabwo ari ibibi, ni byiza ahubwo. Biratuma tugomba kwishima, tuve mu busambanyi, tuve mu businzi, ibintu byose kugira ngo Imana ize guhereza guhereza ibyiza muri rusange. Reka ibyo byose, ijambo ry'Imana ngo kuko mwese mwakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'iki, ubwiza bw'Imana. Rero imigambi yose dufite cyangwa se imigambi y'Imana ihambiriye, ifite guhambira niko gufata ikintu ukagikomeza. Imigambi Imana ifite rero ntabwo ari yo guhereza babandi basenga gusa. Oya, n'abandi badasenga ariko bemeye guhindukira. Haleluya. Uyu munsi niba wemeye guhindukira, niba wemeye gucira bugufi y'Uwiteka, aho wamaze kugira intege nke cyane bikomeye, aho wamaze kumva ko wananiwe cyane bikomeye kubera ibyaha n'isi iri kugukoresha, Imana ihambiriye imigambi kuri wowe mizima kandi myiza, izatesha agaciro ibyo byose urimo kubona uri gucamo, ibyo byose uri kunyuramo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abaroma 8:28 biravuga ngo ibintu byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ibyo byose byo guca bugufiya, ibyo byose byo kwegera Imana, ibyo byose byo gusenga, ibyo byose byo gusaba imbabazi, ibyo byose byo kuvuga ngo ibi ni njye wabikoze, bifatanyiriza hamwe byose bifatanyiriza hamwe kugira gute kutuzanira ibyiza, bigatuma tubana n'abantu bose amahoro, bigatuma twumvikana, bigatuma tumenya uko tugomba kwitwara mu gihe twakoze nabi, tutakoze neza. Reka dusenge mu buryo bwose bushoboka, kandi ziraneza ko Imana ifite imbaraga, Imana ari yo kwizerwa, Imana ari yo kwiringirwa. Hari amagambo nshaka kugira ngo mbabwire avuga ngo Imana iri kumwe nawe. Imana ntabwo izagukoza isoni, Imana ntabwo izaguhana. Ibyaha byose waba uri gukora naho byatukura tukutuku, Yesu afite power yo kubihindura umweru bikaba nka sherege. Rero kuba ugihumeka gusa, ntagira abantu bagucira intege, baguca intege. Ntagira abantu bakubwira ngo ijuru ntago rikuze. Ntagira abantu bakubwira ngo uzarimbuka. Oya, va mwibyo wihebeyemo, usange ku musaraba, usange Kristo arakwiteguye agusaba imbabazi. Ese wa mwana Luka 19:20, wa mwana wari kirara akava kwa se akagenda akajya hirya hino, ntihagarutse Imana ikamubabarira. Uyu munsi rero ibyo waba urimo byose, ubura umusambanyi, ubura umusinzi, ubura gukora ibyangwa n'amaso y'Imana byose, aho biva bikagera,
Imana yiteguye kuguhereza imbabazi ititaye ku byaha wakoze. Imana ibyo wakoze mu banga, yewe wa mushumba we nawe nushaka uhindukire uvuge ngo Mana narindi umushumba wazi mu byubahiro bikomeye, ariko uyu mwanya nemeye guhinduka mushya, icyaremwe gisha. Topesi eta landosi ela montala bi enema. Wageze mu bihe nawe ubwawe uravuga ngo Mana ese ubundi uranze, ese ubundi urambona, ese kubera iki ari nge bibaho, kuki nsenga nka kubaha ariko ibi ngibi akaba ari nge biri kuzaho, akaba ari nge utabyara, akaba ari nge udashaka, akaba ari nge ucuruza ngo nunguke, akaba ari nge bibi biri kuzaho, nta kintu nkora ngo kimbere cyiza, ni nge wiza ariko simfite uko mbigenza, ni udufaranga ngize twose nyoberwa kuki ibi bimbaho niburi. Yo, hari imbaraga y'Imana. Ubusenga udasenga, hari imbaraga y'Imana. Imigambi Imana ihambiriye ku buzima bwawe ntabwo ari imibi, ahubwo ni imigambi myiza ku buzima bwawe. Imana igoreza umugisha, ihaze kwifuza ku mutima wawe, ndetse mareka mwa Imana akugenze, akure ahungere aho uherereye hose, igihugu uherereyemo icyo ari cyo cyose, umurenge uherereyemo wari wo wose, kagari uherereyemo wari wose, umudugudu uherereyemo ahari hose, isibo uherereyemo iryo ari ryo ryose, ikanisa usengeramo iryo ari ryo ryose. Imana ihaze kwifuza ku mutima wawe, kandi Uwiteka akwishimire. Ntugire isoni zo kuva mu byaha, ntugire isoni zo kuva mu bibi. Paulo yaravuze ngo akimara gukizwa, akimara guhindurirwa izina, akitwa Sawuli, amaze kuba Paulo, hari ibyo yagiye atekereza avuga ngo ibyarindemo yanjye byampindukiremo igihombo kubwo gukurikira nde Kristo. Hari inshuti yaretse kubwo gukurikira Kristo, hari ibintu yanze, yanga uburiganya, yanga ubuki n'ubuki kubwo gukurikira Kristo. Aravuga ngo kuko gukurikira Kristo, iyo ugihambiriye ugifite bya bindi bibi bibangamira abandi, ugakurikira Kristo ukibifite, iyo ugezemo uteza umuraba mu nyanja, ahubwo urabanza kurekura, wamara kurekura ugafata ibindi bishya Kristo afite. Uyu munsi rekura ibyo ufite, rekura ibyo kubastaga, rekura ibyo bintu wabonaga kari umugisha ariko birimo amarira y'abantu ari menshi urukuyariza, birekure, ubundi usange Yesu akurure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibamugisha. Yes, turagushimiye cyane mukozi w'Imana kubw'ijambo ry'Imana utugejeje muri aka kanya. Mu by'ukuri ngenda nezerewe nayo ngukumbuye cyane, ariko niziye ko n'abantu bari bagukumbiye. Nizera ko umuntu wese wakurikiye kino kiganiro yakomeje kugenda dukunda, akava mu bwiza akajya mu bundi. Akoze subscribe yava mu bwiza akakomeza mu bundi. Nicyo kintu tubasaba. Turi kumwe na Innocent, umuhanuzi Imana yagikoresha mu minsi itandukanye. Niba udukurikiye rero tugeze muri ka kanya keza k'abantu mwese mugenda mukunda, ngira n'ubwo ngo muzagakunda kurusha ijambo ry'Imana. Nakanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana. Ngira ubwoba ngavuga ati se kubereka abantu bose birukanya gufata nimero y'umukozi w'Imana bakagenda basimbutse ikiganiro batumvishe ubutumwa bwagiye butambukamo neza, ariko nako nakanya kaba gakenewe. Nose ubyumva ute kuba abantu barwana gufata nimero zawe? Ni umugisha, ni amahirwe, kuko umuntu wese wamukenera. Ariko ndashimana ko iyo umuntu afashe nimero abavuze ngo byanga bikunda umwuka w'Imana muri uriya, ntabwo ari we ahubwo wayifashe mwuka w'Imana muri nge aba yamufashe, yamubwiye ngo fata iyo nimero uzamuhamagara gusengera. Yego, n'umwuka w'Imana, n'umwuka w'Imana. Ntabwo binuba, ntago wakwinuba umuntu niyo bamuhamagara ari igihumbi. Ntago wakwinuba umuntu uguhamagaye, kuko kandi mba ndi gukora icyo Imana yampamagariye, mba ndi kugikora. Yego, ntago wabinubira we nuvuga ati umuntu ntwara umwanya mugatuma ntajya gukora ibyanjye, mukanganiza rimwe na rimwe mu mpamagara ndi mu isoko, ndi muri toilette, ndi mu nzira hehe hose. kubera ko ibi ngibi tuzabihemberwa, kandi nta muntu uzabiduhembera, ni Imana izabiduhembera. Rero ntabwo nshobora kubyinonovera, hari bavuga kubyinubira, ntabwo nshobora kubyivovotera, kubera ko Imana nizagira gute, Imana nizampemba. Uzababaze n'aba ngaba bose, urakurikirana ikiganiro gitangira gisoza, niba hari n'umuntu n'akari igiceri cy'icumi cyatanu ngo ndagusengera, oya, iyo mfite umwanya ndavuga ngo reka ngusengere, nkakoresha uburyo bushoboka bwose. Iyo maze kwakira bamwe nkakira abandi, ariko biragatsindwa, biragatabwa, birakazimira, birakabura. Kubwira umuntu ngo tanga amafaranga ngo usengere ngo urabona igitangaza, ni ukuri ko Imana ntibibaho, ntibikabeho, ntibizanakunde kubaho kuri njyewe. Cyakora abandi bazabikora bitewe n'uwo bahamagaye, ariko uwampamagaye mu gihugu cyo mu ijuru, uwampamagaye Yesu Kristo, Imana, nta muntu nzigira naka amafaranga, nta muntu nzigira naka igiceri, kandi sinzigira nishuza umwanya natanze, kuko nzi ko ijuru ndabizi rizampemba ibirenze ibyo abantu bigeze bampereza, y'abantu baguhemba. Yego, kandi turashima Imana igejeje ikora, nihimbazwe. Yes, reka dufite nimero y'umukozi w'Imana araduseza n'isengesho rigufiya kugira ngo dusuke igano cacu.
umutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro nibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira, abaremerewe nibiruhanya, babwire ko Imana yabaruhura, bahumurize utumukiza, mara agahinda kandi mwirira. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndasengera adobesi l'entrée da konta la binimanda la si ela dole si le bone blahando sinahai, ababuze ibyishimo byo mu ngo, ababuze akazi, abarwaye mwami, hari abarwaye mu nda, hari abarwaye imivuduko, hari abarwaye kanseri zo mu maraso, hari abarwaye amasida, hari abarwaye ibifu, hari abarwaye imitsi, hari abarwaye amaso, hari abarwaye imigongo, terasi lebo shayini mnahai, hari abarwaye ibifu, hari abarwaye mu nda zo hasi, hari abarwaye ibibyimba, hari ababuze amahoro mu rugo, hari ababuze amahoro mu ngo, ingo zitameze neza, la tosike tarabinimanda. Ndasenze mwami mu izina rya Yesu Kristo, rekura mwami wanjye, tanga uburinzi bukomeye, tanga gukira, tanga amahoro, tanga gahenge mu izina rya Yesu. Ababuze akazi ndabasengeye, babuze minerivare ndabasengeye, abana babo bari kwiga ntibyemere, uyu mwanya byemere, ababuze inzira uyu mwanya iboneke, ababuze icyerekezo mwana kiboneke, ababuze ibyangombwa runaka uyu mwanya babiboneye, uyu mwanya basinzire. Tarabo side na hailo side na handa, umuntu wese wizeye akaba ateze ikiganiro, akaba ari kumvira isengesho, reka umuhamiriza nuko yizeye, reka umukiza mu izina rya Yesu. Abagusaba amahoro mu mutima, abagusaba kwishima, abagusaba ibitotsi, reka ibyo bikore mu izina rya Yesu Kristo. Abashaka kuzamurwa mu ntera, abashaka kunezerwa biturutse kuri wowe, abashaka gushaka, abashaka gutwita nk'abandi, abashaka kugira amahoro, mu izina rya Yesu Kristo cinzira. Haleluya. Abashaka gukizwa, abo karande y'ibyaha yanze kurekura, uyu mwanya nibare kure, uyu mwanya nibare kure. Umuntu wese wemeye mu mutima akavuga ngo nemeye kurekurana ibibi, nemeye kubirekura byose. Ijambo rya Yeremiya muri Yeremiya 44 irambwira ngo uyu munsi nibukurohore, ndagukuraho iminyururu ku maboko yawe, ngo nushaka ko tujyana uze tugende, ngo nutabishaka ubyihorere. Bivuze ngo amahitamo y'umuntu nicyo cyerekezo cye, ariko mwami ndabasengeye bahitamo icyerekezo cyiza, bahitamo icyerekezo urimo, icyerekezo cyiza cyo guca bugufi no kukubaha. Haleluya. Ndagushimiye kukoze byinshi, ndagushimiye byose. La tosi le bonemanda la haido centre de mando benia, urakoze kuri byose kandi wihagije, nta soni dufite zo kukuvuga, ibihe byose tuzakuvuga. Urakoze kuri mwiza kandi ubere maso abagutegereje, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ni karibu na ya nimero. Nimero ni 0788 25 40 10, 0788 25 40 ni nimero nkoresha hose kuri WhatsApp, nimero nsengeraho abantu. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yego, turagushimiye cyane Innocent, nawe turagushimiye weme kudukurikira ukabusoje ikiganiro cyacu. Nkuko natangiye mbikubwiye, nakubwiye ati nuza gukora ikiganiro cyacu uze gukora subscribe, unakoresha ku nshuti zawe, ku muntu wifuriza ibyiza cyane, ko hano turi kuvuga ibyiza, twavuga n'ubwami bw'Imana. Innocent by'umwihariko ngenda gushimiye, murakoze cyane ko twakira, namwe turagushimiye. Kandi nshimiye n'abantu bose badukurikirana kuri Gonareke Plus, ni byiza bihoreho hano iwacu. Amen.